gahunda tugiye gukorera hamwe tuyitangiza indirimbo y'148 twese duhagaze. Isomo turaribona hano muri Daniyeli igice cya 7 murongo wa 25. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Reka dusenge. Mana yacu data wera ukiranuka, turagushimiye urukundo rwawe n'ineza bitarondoreka yabanye natwe, kandi tukaba tugeze muri aka kanya igicamunsi aho tubasha kumva ijambo ryawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagusaba imbabazi kugira ngo urusheho kutweza, kandi umwuka wera ayobora imitima yacu kugira ngo ijambo rigiye kuvugirwa aha ribashe kugira umumaro kandi ribyare umusaruro ukwiriye. Nuko dufashe kandi umutekano w'ijuru kubwa Yesu, amen. Sashimwe, amen. Rero akanya tugezemo tugiye kwakira korali abategereje kugira ngo batambuke bahimbaze Imana n'indirimbo. Turabakiriye.
bizaba ari byiza, abazaba bacunguwe bazaruhuka imiruho n'imibabaro byo mu isi, bizaba ari byiza. Abantu bajya bishimira ubukwe, abantu bakishimira ubukwe bakabutaha bagakenyera, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'iki? Bw'umwana w'intama. Rero ni ukuvuga ngo dukwiriye kwishimira intsinzi tuzahabwa n'Imana, dukwiriye kwishimira muri iki gihe. Bishatse kuvuga ngo dukwiriye gufatanya mu ntsinzi y'ubwoko bw'Imana. Intsinzi tuzahabwa n'umwana w'Imana dukwiriye kuyishimira dufatanya nawe mu kunesha, aduha kunesha, kuko intsinzi izagirwa n'ababashije kunesha bonyine. Muri aya masaha rero tugiye kureba umugabane wa karindwi. Umugabane wa kangahe? Umugabane wa karindwi w'amateka y'itorero ry'Imana. Tugeze mu gihe mu by'ukuri habayeho ihinduka rikomeye, ari naryo rigejeje isi aho igeze, ari naryo hinduka rigiye gutuma isi irimbuka. Ihinduka ryabayeho mu myaka myinshi isize cyane. Ihinduka ryabayeho rigafata imyaka 1260 y'ubutegetsi bw'ubupapa butegeka mu isi nk'ubutegetsi bwa gipolitike, ingoma y'ubwami bw'abami y'abapapa, l'empire de la papauté. Rero itorero ryabayeho rite? Ubushize twabonye ukuntu Constantine, umwami w'abami w'i Roma, yaje kwima ingoma ye, noneho abona ko atari byiza kuyobora igice cy'abantu bamwe ikindi atakiyobora. Bamwe bari abapagani, abandi ari abakristo, kandi abona ko basekuruza na base bagiye bapfa urupfu rubi bitewe n'uko bagiye barenganya iki? Barenganya abakomoka ku ntumwa n'intumwa. Nuko we yigira inama yo guhinduka umukristo ariko w'igice. Abakristo bo muri icyo gihe barabyakiriye, bumva ni ibintu byiza kuba abapagani nabo bategetswe itegeko, ariko ntabwo ubukristo bujya buhatwa. Ubukristo buhaswe ntabwo ari bwo. Icyo umuntu ahaswe cyose ntabwo agikorana umutima ukwiriye. Imana ntabwo ishaka abayisenga bahaswe, ahubwo Imana ishaka abayisenga, abayambaza, abayumvira babikuye ku mutima wabo. Nuko rero twabonye ukuntu ubupagani bwaje kwiganzura ubukristo. Noneho Constantine bigeze mu mwaka wa 25 nibwo yaje gufata umwanzuro yuko akwiriye kubatizwa, ariko ntiyabatizwa mu mazi menshi, ahubwo ategeka ko bafata ku mazi bari kubatirisha abantu bakayaha umugisha, bakayanyanyagiza ku gahanga ke, nuko avuga ko abatijwe. Bityo umuhango wo kubatizwa Yesu yasizeho awuhanze bawukuraho muri ubwo buryo. N'icyo wasuraga nticyaba kikiri cyo, kuko kubatizwa, kwinikwa mu mazi, kwibizwamo, bisobanuye gupfana na Kristo, ni ukujya mu mva. Hanyuma kuzamurwamo bivuga ngo Kristo yarazutse, nawe ukwiriye kubaho imibereho mishya, ukareka ibya mbere, ibyaha bya mbere n'imibereho y'ibyaha no gukiranirwa byose bigasigara hehe? Bigasigara inyuma. Rero kuminjagirwa amazi ku gahanga, umubatizo ukorwa n'amadini amwe n'amwe. Irya mbere ni Kiliziya Gatolika n'abaprotesitanti bamwe na bamwe, ndetse n'andi madini yenda tutazi. Uwo ni umubatizo uhangiwe ku mwami w'abami Constantine, ariko hasohoraga ubuhanuzi bwo mu Bakorinto, mu Matesalonike ba kabiri, igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11, aho twasomye ko hari kwaduka umuntu w'icyaha. Twabonye neza ko umwami Constantine yafashe umukuru w'itorero w'i Roma, cyangwa se bishop w'i Roma, itorero ryo muri Roma rya gikristo, amushyira hejuru, aramukuza, amusumbisha abandi ba bishop bose,
ko abandi ba bishop bose bo mu isi yose bagombaga kujya bamuramya, bakamukorera, bakamwumvira, nuko amwita papa cyangwa se usumba abandi, noneho amuha intebe ye, turi kumwe, y'i Roma. Dutishinga gataho hano, yamuhaye iki? Yamuhaye intebe ye, turi kumwe, amuha intebe ye, amuha n'icyicaro, arangije aravuga ati ngewe ngiye kubaka undi mujyi ahitwa Byzante, awita Constantinople cyangwa se awitirira izina rye. Aramubwira ati imanza zose n'ibibazo byose uzajya ubikemura, ni wowe nsizeho nk'umuntu ukomeye, hanyuma ibizajya binanira uzajya ubizana iwanjye. Nguko ubukristo bwinjiye mu gipagani, n'ubupagani bwinjira mu ki? Mu gikristo. Nuko rero muri ayo mateka hagaragaza neza ko nibwo isabato yaje gukurwaho, kuko abapagani basengaga ku munsi wa mbere Imana yaremyeho umucyo, itandukanya umucyo n'umwijima, maze Imana ibona ko ari byiza, iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho, umwijima nawo ubaho. Ibonye ko ari byiza, itandukanya umucyo n'umwijima, umucyo wita amanywa, umwijima wita ijoro, buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa kangahe? Wa mbere. Kuri uwo munsi rero abapagani b'i Roma bari bafite ikigirwamana cyitwaga Imana Zuba. Turi kumwe? Cyitwaga iki? Cyitwaga Imana Zuba. Noneho icyo kigirwamana bakagisenga, bakakiramya ku munsi wa mbere. Birumvikana yemwe? Niyo mpamvu byari byoroshye gutandukanya abaramya Imana. Imana yabashyiriyeho umunsi wa karindwi ariwo sabato. Hanyuma abaramya izindi mana bari bafite iminsi itandukanye, ariko by'umwihariko nk'ikigirwamana cya leta cyagiye gihererekanywa muri leta zitandukanye, mu ngoma zitandukanye. None icyo kigirwamana Zuba nicyo baramyaga muri icyo gihe cya Constantine, ndetse n'igihe Yesu yari ari mu isi. Hari aho uzasanga muri Bibiliya bakita Ashtaroti cyangwa se Ishtar. Turi kumwe? Ishtar nabyo bivuga ngo ni Easter, Imana y'Iburasirazuba. Turi kumwe? Icyo cyari ikigirwamana cy'Abanyababuloni. Ashtaroti, Abanyashidodi. Turi kumwe? Ishtar, Ishtaroti bivuga ngo ni Easter. Easter. Burya abantu iyo bizihiza Pasika ntabwo baba bazi ibyo bizihiza, bakabyitira Bibiliya ni Easter. Easter Day, umunsi wa Ashtaroti. Turi kumwe? Imana y'Iburasirazuba. Yesu ntabwo ari Imana y'Iburasirazuba. Turi kumwe? Easter, Easter Sunday, Imana y'Iburasirazuba. Birumvikana? Noneho rero abandi bakagira Ahura Mazda. Ahura Mazda nayo yari Imana ngo isumba izindi, Imana y'Abamedi n'Abaperesi, Imana ikomeye cyane. Wari Imana isumba iki? Izindi. Ahura Mazda, sibyo? Noneho byagera mu Bagiriki bakayita ngo iki? Zeus. Birumvikana? Ariko ni ya Mana Zuba yagendaga ihinduranya amazina, bakayita Zeus. Ni Imana yari ikomeye cyane, ariyo yitwa Artemi cyangwa ariyo yitwa Diane. Imanakazi y'Abanyefeso yitwaga Artemi cyangwa Diane. Ikaba mu bundi buryo yaregeranywaga na Zeus cyangwa se ikigirwamana gikomeye cy'Abagiriki. Diane cyangwa Artemi yari imanakazi, umugore wa Zeus, niko babivuga. Urumva? Ni ibigirwamana babyitiraga abagabo n'abagore. Noneho rero iyo Zeus bayikiniraga imikino ngarukamwaka ku musozi witwa Olympia cyangwa se Olympe, ari nacyo cyaje kuvamo imikino yitwa Olympique. Turi kumwe? Twumve ibyo abantu bavuga ngo kera bubahirizaga ibigirwamana, muri iki gihe bakavuga ngo muri iki gihe nta bigirwamana abantu basenga. Ibigirwamana birahari byinshi ndetse byasengwaga icyo gihe. Impamvu nshatse guheraho ndagira ngo
tugaragaze neza uko ibyanditswe bigaragaza ubupagani bwishushanyije mu ishusho y'ubukristo. Ni ukuvuga ngo abapagani mu gihe cy'ingarukamwaka bajyaga mu Bugiriki, noneho bakajya gukina imikino, ariyo Pawulo avuga ngo njyewe ndiruka ariko si nk'usiganirwa ubusa, nkubitana ibipfunsi ariko si nkusha, ngo kandi abajya mu gusiganwa baririnda, bakirinda muri bingahe? Bakirinda muri byose. Turi kumwe? Rero iyo mikino, abayikinaga iyo mikino ya Olympique yitwaga Olympique kubera ko yakinirwaga ku musozi wa Olympe, bizihiza ikigirwamana Zeus wabaye wa mbere akagororerwa. Birumvikana? Ese muri iki gihe nta mikino ya Olympique iriho? Ikigirwamana Zeus n'uyu munsi kiracyubahirizwa kandi kiracyasengwa. Ese muri iki gihe nta bantu basenga cyangwa baramya, bavuga ngo baramya Imana ku munsi wa mbere? Ntibariho? Ni bake? Imbaga nyamwinshi. N'ubu ngubu bamwe bashobora kurakara, birumvikana, bakarakazwa no kumva aya magambo, ariko imbaga nyamwinshi baramya ku munsi wa dimanche cyangwa se Sunday. Ariko niyo mpamvu hariya mu Batesaloniki, mbere yuko dusoma iri somo, mujye mwumva neza, abafite umwuka w'Imana bazasobanukirwa. Batesaloniki ba kabiri umurongo wa 11, nicyo gituma Imana izabohereza ubushakanyi bukomeye cyane kugira ngo bizere ibinyoma, kugira ngo batizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Iyo abantu banze kumva ijwi ry'Imana, Imana iravuga iti sawa, ibyo muhisemo ari byo mugenderamo. Nawe ijambo rirumvikana, ni Sunday, umunsi w'iki? Umunsi w'izuba. Wajya mu zindi ndimi, mu Kidage ni Sonntag, sibyo? Sonntag, umunsi w'iki? Umunsi w'izuba. Turi kumwe? Hanyuma wajya mu Gifaransa, dimanche muri la Russe ya kera handitse ngo c'est le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine bivuga ngo ni umunsi wa mbere w'iki? W'icyumweru. Turi kumwe? Noneho rero hano hakavuga ngo nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye. Mu by'ukuri ntabwo ari uko abantu batabyumva, ahubwo kubera imitima yabo yabaye akahebwe n'igihe kirekire n'ibyo bakurikiye n'inyungu bakurikiyemo n'icyubahiro Satani abashyiramo n'ubuyobe, ni ukuvuga ngo baravuga ngo biramaze kuba dusenga ku munsi w'izuba. Yose ndi iminsi yaremwe n'Imana. Ariko twibuke Kayini nawe yaravuze ngo biramaze kuba natambye ibishyimbo. Byose si ibyaremwe n'Imana yemwe? Sibyo? Narababwiye ngo byose byari ibicaniro, mukore iryo sesengura. Byose byari ibicaniro byubatse kimwe kandi byose bitambwaho iki? Ibitambo. Ariko ibitambo bitambwaho byari bitandukanye. Birumvikana? Ariko se Kayini yarashimye, yazanye urubyaro rukiranirwa mu isi, rurarimbuka ku gihe cy'umwuzure. Rero ni nako mu by'ukuri abantu bavuga bati nta kibazo, ni Sunday. Bamwe noneho turaza kureba ukuntu babishakiye n'igisobanuro ngo niho Yesu yazutse, ngo niho Umwuka Wera yasutswe, ngo ni umunsi wa mbere ariko wiremwa bundi bushya. Ni umunsi wa mbere Imana yaremyeho, ariko twebwe turemwa bundi bushya kuri uwo munsi. Urabyumva? Reka rero tujye mu buhanuzi. Nuko mu gihe cya Constantine, mu nama zabaye zitandukanye, narabivuze, hari yabaye muri Efeso, hari yabaye Nice, hari yabaye Laodikia, Philadelphia. Muri izo nama zitandukanye niko baje kwemeza ko ubupagani bwaje kuganza ubukristo, maze amajwi aba menshi bemeza ko dimanche ikwiriye kugirwa umunsi wo kuramirizaho, bakareka kuramya izuba, ahubwo bakabyita ko Yesu ari we zuba ryo kugira gute? Ryo gukiranuka. Bari baremye Imana yabo, itari Imana ya hehe? Yo mu ijuru. Muri Daniyeli 7 umurongo wa 25 turahera ku 23. Maze wa wundi arambwira ati
iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose. Buzaconshomera isi yose buyisiribange buyimenagure, kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakobokamo abami 10. Hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abambere, kandi azanesha abami 3. Turi kumwe? Iyo nyamaswa ya kane Daniyeli yabonye yari idasa n'izindi yagereranyaga ubwami bwa kane ku isi bwabayeho mu mateka. Ni ubwami bw'abaroma cyangwa se ingoma y'abami y'abaroma, Roman Empire cyangwa se Empire Romain. Birumvikana? Ingoma, ubwami bw'abami bw'iki? Bw'abaroma. Turi kumwe? Bwabayeho ndetse no mu gihe cya Yesu Kristo bwari buriho, bubaho kugeza mu mwaka w'1476 ubwo ingoma y'abaroma y'uburengerazuba yahangukaga. Turi kumwe? Noneho rero sasa muri iki gihe muri uyu mwaka wa 312 ubwo Constantine yimaga ingoma gukomeza, ibintu byakomeje kugenda bihinduka. Isabato umunsi wa 7 bayikuraho, bayisimbuza umunsi w'icyumweru cyangwa se umunsi wa mbere w'iminsi 7. Noneho bafata umubatizo bagira bate bawukuraho. Hajyaho umupapa waje gusimburana n'abandi witwa Gregoire. Umupapa ashyiraho kalendari ye itandukanye na kalendari y'abayuda cyangwa se ya Bibiliya, iyo yerekana ko ukwezi kugira iminsi 30, ariko waravuga ati kumwe kuzajya kugira 28, ukundi kugira 29, ukundi kugira 30, ukundi kugira 31. Yaravuga ati umunsi wa Bibiliya utangira nimugoroba izuba rirenze, ukazongera ukarangira ejo nimugoroba izuba rirenze, ariko njyewe umunsi uzajya utangira nijoro saa 6 z'ijoro urangire saa 6 z'ijoro. Hanyuma itegeko rya kabiri rirabagonga kuko binjiye mu byo kuramya ibigirwamana, imico ya gipagani yarabayinjiye. Baravuga bati aho kugira ngo turamye ba sogokuruza abakurambere bacu, reka turebe abatagatifu, abantu beza aribo tujya turamya, dukura amashusho yabo, dukura amashusho ya Yesu, dukura amashusho ya Bikira Mariya, dukura amashusho y'abatagatifu ba Yosefu, dukura amashusho atandukanye, hanyuma ishusho ya Yesu tujye tuyipfukamira, na Bikira Mariya tujye tumupfukamira, tuvuge ko yagiye mu ijuru kandi yarapfuye ategereje ubugingo buhoraho. Hanyuma itegeko rya kabiri riravuga ngo ntukagire izindi mana hehe. Nako irya kabiri, ntukiremere igishushanyo kigize giti kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo munsi y'ubutaka, sibyo? Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Babonye iryo tegeko ribagonga bari hanaguramo burundu muri gatigisimu. Nuko gatigisimu ni igitabo cyigisha abantu bataramenya iby'inzira cyangwa se iby'inyigisho za Kiliziya Gatolika. Noneho rero bafata itegeko rya 10 kugira ngo umubare ukomeze wuzure, barigabanyamo 2, amategeko akomeza yuzura ari yose. Ariko ubwo yagiye amanuka ibyari irya 4, irya 3, irya 5, irya 4, irya 6, irya 5, ku buryo bidahura n'ibiri muri Bibiliya. Ibiri muri gatigisimu ntibihura n'ibiri hehe, n'ibiri muri Bibiliya. Baravuga bati twajyaga dusenga abazimu, abapfuye bacu, none rero mufite abatagatifu, abantu bakoze ibyiza, mureke tujye tubiyambaza kandi tuvuge ko bagiye mu ijuru. Ariko siko ijambo ry'Imana rigira rite, siko ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma rero Daniyeli 7:25 aravuga ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose. Uyu mwami, iyi ngoma y'ubupapa yagiyeho igahabwa intebe na cya kiyoka, ariko bupagani, cyangwa se ikiyoka ni Satani ariko gihagariwe n'ubupagani, n'intebe yacyo, ubutware bwacyo, nk'uko biri mu Byahishuwe igice cya 13. Havuga ko icyo kiyoka kizaha nyamaswa imbaraga n'ubutware n'intebe yacyo. Uko niko umwami Constantine yahaye Bishop w'i Roma, ariwo waje guhinduka papa, noneho amuha ubutware n'intebe n'imbaraga, wahita yimukira i Constantinople
ngo kuko papa yaje kuguma i Roma. Rero mbere y'umwaka wa 538 hari ubwami butatu bwari bwarigometse, aribo bitwa abaheruri, abavandari n'abostrogothi. Uyu munsi ntibakiri ku ikarita y'Uburayi. Icyo gihe ingabo za Roma zahaye imbaraga ubupapa, bavuga bati mwebwe murwanye bariya bantu tuzabagororera, muzajya mu mwanya wabo mu b'ingabo zikomeye, namwe mu b'igihugu gikomeye. Nuko ubupapa bushyiraho ingabo zirwanya abaheruri, abavandari n'abostrogothi, barabanesha babakura ku ikarita y'isi. Noneho babona imbaraga zo kuzamuka. Mu mwaka wa 538 nibwo ingoma y'ubupapa yatangiye. Turi kumwe yemwe? Iyo tuvuga ingoma ntabwo ari ingoma yo gutegeka mu by'idini, ingoma yo gutegeka ibihugu byose nibwo yatangiye, mu gihe hari hamaze guhanguka ingoma ya Roma ya gipagani. Icyo gihe rero tuyita Roma ya gikristo. Ni ukuvuga ngo rero iyi ngoma igiyeho, avuga ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose. Y'amategeko y'Imana yasimbujwe gutyo agakurwaho, ni ukugomera iki? Isumba byose. Kandi azarenganya abera b'isumba byose. Mu mateka, ntabwo ari njye ubivuga, amateka atubwira neza ko Kiliziya Gatolika y'i Roma kuva mu mwaka wa 538 kugeza mu 1798, mu gihe cy'imyaka 1260, yarenganije kandi yica abakristo banze kumvira izo nyigisho bakagaragaza ukuri, barenga miliyoni 50. Mbese mbigereranije ni nk'uko wafata igihugu gikomeye cyane, Tanzania gifite miliyoni 60, ukicamo miliyoni 50, bagasiga ubwo wica n'uduhinja n'abana twose kuko barababa, bagasigarana miliyoni 10 zonyine. Mbese ni nk'uko wafata u Rwanda rufite miliyoni 12 niba zirenga, simbizi kuri ubu, hanyuma ukabica bose ukabamaraho, ukongera ugafata n'abandi bangana nabo. Ni ukuvuga ngo mbese muri iyo myaka 1760 ugenda ubica ugafata u Rwanda inshuro 5 zose, bose ukabica ukabamara. Abantu babisoma gutya bakavuga bati ibi ni amateka byabayeho gutya. Ariko mumenye aho muhagaze, mumenye aho mukurikiye abariho. Abo dukurikiye abariho ni abaki? Ni inyamaswa. Turi kumwe? Ni inyamaswa abantu, niko ijambo ry'Imana ribagaragaza. Bazarenganya ngo azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama, ntabwo ari Imana igize iti, ntabwo ari Imana itanze iki? Inama. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Aha niho herekana neza igipimo, iminsi, imyaka ubupapa bwahawe kumara. Igihe, ibihe n'igice cy'iki? Igihe, ibihe n'igice cy'iki? N'igice cy'igihe. Birumvikana? Igihe, ibihe n'igice cy'iki? N'igice cy'igihe. Turi kumwe? Nibwo iyi nyamaswa yagombaga kumara. Ibihe, igihe n'igice cy'iki? Igice cy'igihe. Ibi birahura neza n'imyaka 1260. Turi kumwe? Ibi birahura neza n'imyaka 1260. Igihe, ibihe n'igice cy'iki? N'igice cy'igihe. Turi kumwe? Birumvikana? Ibi rero uko bibarwa, ngira ngo muzabisobanukirwa neza nimubyinjiramo. Ariko igihe n'ibihe n'igice cy'igihe
ni imyaka 1200 ingahe na 60. Turi kumwe? Birumvikana yemwe? Igihe n'ibihe n'igice cy'iki n'igice cy'igihe, sibyo? Ibihe n'igihe n'igice cy'iki n'igice cy'igihe. Iminsi ubupapa bwagombaga kugira gute? Bwagombaga kumara. Birumvikana? Iminsi ubupapa bwagombaga kumara. Turi kumwe? Hano rero iyo turebye twongera kubibona neza. Twongera kubibona neza mu Byahishuwe 12 umurongo wa 6 n'uwa 14. Uyu mugore yagombaga ngo guhunga akamara iminsi 1260 nk'uko biri muri Daniyeli ibice nanone nk'uko nanone bigaragara muri Daniyeli kuri Antikristo. Birumvikana? Amezi 42 avugwa iyo nyamaswa yagombaga gutegeka ahwanye n'imyaka 1260 ingahe na 60. Birumvikana? Fata 42 ukube na 30 ni kangahe? 42 gukuba 30 ni kangahe? Ni 1260 ingahe na 60. Bivuga ngo rero iyi niyo myaka ubupapa bwamaze uhereye muri 538 ukageza mu 1798. None ukavuga ngo ese ibi bintu koko nibyo? Bivuga ngo muri icyo gihe cy'ubutegetsi bw'ubupapa abantu benshi si hafi ya yose yasaga nk'iyarundukiye mu bupagani. Niyo mpamvu mu Batesalonike ba mbere ba kabiri igice cya 2 avuga ngo azicara mu rusengero yiyerekane nk'aho ari iki? Ari Imana. Uwo niwe witwa Antikristo. Bivuga ngo urwanya Kristo, sibyo? Ararwanya Kristo ate? Twabonye ko kwatura no kwihana bikorwa imbere y'iki? Y'Imana yonyine. Ariko ubupapa, abasaseridoti, abapadiri bishyizeho icyubahiro cyo kubwirwa iki? Ibyaha. Nyamara hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mwaturirana amakosa yanyu. Uwo wakoshereje niwe ugenda ukabwira uti nagukoshereje mbabarira. Ariko se niba nagukoshereje nkajya kubwira padiri cyangwa se papa cyangwa undi musaseridoti cyangwa se nkabwira pasitoro ko nabo basigaye barabyihangisheho muri iki gihe, ubwo ntabwo nzaba nkuye icyubahiro ku Mana yemwe? Umuntu w'umunyabyaha afite uburenganzira bwo kumbabarira ati ibyaha byawe urabibabariwe? Ntabwo bishoboka, sibyo? Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo twese twakoze iki? Ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'iki? Ngo ahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo bibahereye iki? Twese dutsindishizwa n'ubuntu bw'Imana. Ariko ndagira ngo aya mateka tuyashimangire tuvuga ibyanditswe muri Gatigisimu, the Catechism of Catholic Church, Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika, Article 3, the third commandment. Ingingo ya 3 ivuga ku itegeko rya 3. Mu itegeko rya 3 muri Bibiliya aravuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka iki? Imana yawe, kuko atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Uwiteka azamubara nk'uwagize ute? Nk'uwacumuye. Ariko muri Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika ho itegeko rya 3 riravuga ngo wibuke kweza umunsi w'iki? W'isabato. Murumva ukuntu bihabanye? Bigize bite? Ibyo ni ibyabaye, ni ukuvuga ngo ibyo byabayeho mu mateka y'isi. Ni ibintu by'akamenyero abantu bamenyereye. Iri tegeko rya 3 rero muri iyi Gatigisimu ni ku ipaje ya 523 havuga ngo life in Christ, ubuzima cyangwa imibereho muri Kristo.
ngo remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath to the Lord your God. In it you shall not do any work. Ku ngingo ya 90. Hano baravuga nk'uko itegeko riri, ariko bo barigita ibya gatatu. Wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujya ukora, ariko wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose ugira ute ukora. Hepfo bakavuga ngo the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath, for the Son of Man is the Lord even of the Sabbath. Isomo rimwe riri mu Kuva ibice 20 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Iri rya kabiri turisomye muri Mariko igice cya 2 umurongo wa 27 28. Nivuga ngo isabato yabayeho kubw'umuntu, umuntu si wabayeho kubw'iki, kubw'isabato. Turi kumwe? Nibyo. Aha batangira bagaragaza agaciro k'isabato, ariko barigize itegeko rya gatatu. Ariko reka tubyihorere, ariko twite kuri iri tegeko bahaye agaciro. Ingingo ya mbere avuga ngo the Sabbath day. The Sabbath day. Umunsi w'iki? Mwibuke ko turi gusoma muri gatigisimu ya Kiliziya Gatolika. Turi kumwe? Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika. Twumva ubuhamya bwo bitangira bo ubwabo. Noneho turaza kubona b'abanyamadini, b'abantu batandukanye bakurikiye ibyo batazi, kandi hariho abantu bitangira ubuhamya bwabo. Turaza kubona ibyo abantu bakurikiye ibyare. Bafite ibyo bakurikiye, bafite uwo bakurikiye ubahatse. Ingingo y'ibihumbi 2168 iravuga ngo the third commandment of the Decalogue recalls the wholeness of the Sabbath, the 7th day, the Sabbath of solemn rest, holy to the Lord. Ngo itegeko rya gatatu, ariko muri Bibiliya ni irya 4, sibyo? Aha ni muri gatigisimu. Ryo mu mategeko mbonezamubano ryibutsa ukwera kw'isabato. Ukwera kw'iki? Isabato rero. Turi kumwe? Nabo barahamya ko yera. Ngo umunsi wa karindwi ni isabato. Turi kumwe? Ni ikiruhuko cyerejwe Uwiteka. Turi kumwe? Noneho ingingo y'ibihumbi 169 arakomeza isobanura ibisabato ngo mu kuvuga ku isabato, when speaking of the Sabbath, the scriptures recall creation. Mu kuvuga ku isabato ibyanditswe byibutsa irema. Birumvikana? Byibutsa ko twaremwe. Bisobanura ngo umunsi mukuru uruta indi yose mu buzima bw'umuntu ni umunsi w'isabato, kuko ni wo munsi utwibutsa ko twaremwe, kandi ukatwibutsa ko Imana ariyo Uwiteka Imana yacu. Birumvikana yemwe? Yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose. Hanyuma igeze ku wa karindwi igira ite? Iraruhuka. The scripture also reveals in the Lord's Day memorial of Israel liberation from bondage in Egypt. Uyu munsi nanone w'Uwiteka, umunsi w'umwami, umunsi wa Nyagasani, ni umunsi w'iki? Isabato. Turi kumwe? Ngo wibutsa urwibutso rw'Abisirayeli rwo kubohorwa bava mu buretwa bwahe bwo mu Egiputa. Twebwe nk'abakristo twongera ngo utwibutsa kubohorwa dukurwa mu ki? Mu byaha. Birumvikana? Turi kumwe? Hanyuma ingingo ya 2171 Imana yahaye Abisirayeli isabato nk'ikimenyetso cy'isezerano ridakuka, irrevocable covenant. Turi kumwe? God entrusted the Sabbath to Israel to keep as a sign of the irrevocable covenant. Imana yahaye Abisirayeli ikimenyetso, isabato nk'ikimenyetso cy'isezerano ritagira rite. None nkabaza, ikintu kidakuka kivaho? Niba ari isuka idakuka, ubwo yakurwa n'iki? Kidakuka kitavaho by'iteka ryose. Ikintu kidakuka, irrevocable, gihoraho by'iteka ryose. Birumvikana yemwe?
niyo mpamvu Yesu yibukije iby'isabato muri Matayo 24:20, namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku munsi w'isabato. None turaza kubihuza n'aba ngaba bafashe umwanzuro wo gukuraho iki kimenyetso kidakuka, isezerano ridakuka. Hepfo ndashaka kugira ku magambo bivugiyeho ubwabo. Turi kumwe? Baravuze bati God's action is the model for human action. Turi kumwe? Ngo ibikorwa by'Imana ni icyitegererezo cy'ibikorwa umuntu akwiriye gukora. Imana yaruhutse ku munsi wa kangahe? Wa karindwi. Umuntu rero nawe akwiriye kugira iyo model, icyo cyitegererezo, sibyo? Imana ni role model, ni icyitegererezo cy'umuntu, sibyo? Ngo if God rested and was refreshed on the seventh day, man too ought to rest and should let others, especially the poor, be refreshed. The Sabbath brings everyday work to a halt and provides. And it provides a respite. It is a day of protest against the servitude of work and worship of money. None akavuga ngo no munsi niba Imana yararuhutse ku munsi w'isabato, umuntu nawe agomba kuruhuka, cyane cyane by'umwihariko akaruhura n'abakene. Birumvikana, akaruhura iki? Abakene. Ikindi ni umunsi wo guca iby'agahato. Hano niko bivugiye, kandi niko ijambo ry'Imana bavuga, no kutaramya amafaranga, worship of money. Birumvikana? No kuramya amafaranga ni iki? Benshi baba bagiye muri shuguri, bagiye gukorera amafaranga, ahari ibiraka, aravuga bati ku isabato ku munsi wa gatandatu niko bawita. Ku munsi wa gatandatu haba amafaranga menshi, ntibamenye ko ari umunsi wa karindwi. Satani awushyiramo ibintu byinshi by'ibirangaza kugira ngo abantu bajye gukora. Birumvikana? Ngira ngo ibyo bintu wabisanga muri Yesaya igice cya 58 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14. Birumvikana? Hano rero ku yindi ngingo bawita the Lord's Day. This is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Uyu ni wa munsi Imana yaremye ikanawuruhuka nikawishimira. Mureke natwe tuwuruhukemo kandi tuwishimire. Yesu ashimwe. Ndavuga ibyo gatigisimu ya Kiliziya Gatolika itubwira, bihwanye 100% n'ibyo ijambo ry'Imana ritubwira, nubwo aho bitandukaniye nuko baryize itegeko rya gatatu, Bibiliya ikaryita itegeko rya kangahe? Rya kane. Noneho rero baraza bati reka bashe gusobanura none kuki dusenga ku cyumweru, kuki turamya ku cyumweru, ni ukubera iki? Bo ntabwo bashobora kujya inyuma y'amateka. Turi kumwe? Ntabwo bashobora kujya inyuma y'iki? Baravuga bati it is because it is the day of resurrection, the new creation. Ni umunsi Yesu yazutseho, ni umunsi wo kuremwa bundi bushya. Birumvikana yemwe? Ariko nta hantu Yesu yatanze iryo tegeko. Ingingo 2174 iravuga ngo Jesus rose from the dead on the first day of the week. Yesu yazutse mu bapfuye ku munsi wa mbere w'iki ubanziriza icyumweru. Nagira ngo aha hantu mutumva ngo nabivuze mukabura igihamya. This is the evidence. Iki ni igihamya gihamwa n'amateka, gihamywa n'amateka. Because it is the first day of the day of Christ's resurrection recalls the first creation. Ngo kubera ko ari umunsi wa mbere, the first day, ni umunsi ngo w'izuka rya Kristo utwibutsa kuremwa bwa mbere, the first creation.
kuremwa bwa mbere, ubwo ni ukuvuga ngo bashatse kuvuga ko uva mu bupagani ukaremwa bundi bushya. Birumvikana kuri uwo munsi, because it is the 8th day following the Sabbath, kubera ko ari umunsi wa munani ukurikiye isabato, sibyo? Kugira ngo bawusobanure neza, kugira ngo mubyumve, ni umunsi wa munani ukurikiye isabato. Ubwo isabato ni umunsi wa kangahe? Wa karindwi. Turi kumwe? It symbolizes the new creation ushered in by Christ's resurrection. Ngo ugaragaza kuremwa bundi bushya byigaragarije mu kuzuka kwa Kristo. For Christians, it has become the first day of all the days, the first of all feasts, the Lord's Day. Hehuriake hemera, dies Dominica, Sunday. Turi kumwe? None ngo kuba Kristo ngo wahindutse umunsi wa mbere w'iminsi yose, umunsi wa mbere w'iminsi mikuru yose, umunsi w'umwami, umunsi wa Nyagasani. Hehuriake hemera, dies Dominica, Sunday. Turi kumwe? Nguko uko babise babihindura. Ni uzigira inama zo guhindura ibihe n'iki? N'amategeko. Kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizagira bite? Bizashira. Aya ni amateka abantu batinya kuvuga kuko yari mu rupfu. Mu gihe cy'imyaka 1,600 hapfuye miliyoni zirenga 50. Byari urupfu kuvuga aya magambo nk'aya. Kandi bigiye kuba karengane mu minsi iri imbere. Birumvikana, kandi akarengane katangiye gututumba. Kubwo kuvuga ibi bintu, kubwo kwigisha abantu ko bayobye bakava mu kuri, barayobye bava mu kuri, ibi bigiye guhagurutsa akarengane, kagiye kongera kuba revived, kongere gahaguruke. Kubera ko banze gukunda ukuri, bishimira gukiranirwa, Imana yabohereje ubwo bushukanyi, irabubererekera ngo bukomeze bubashuke, kubera ko banze gukunda iki? Ukuri. Sunday, mwumva aya magambo noneho, ni ubuhamya noneho. We all gather on the day of the sun. Twese duterana ku munsi w'izuba. Turi kumwe? Iyi ni gatigisimu, sibyo? We all gather on the day of the sun. For it is the first day after the Jewish Sabbath, but also the first day when God separated matter from darkness, made the world. And on this same day, Jesus Christ, our Savior, rose from the dead. Ngo twese duterana ku munsi w'iki? W'izuba, kuko ni umunsi wa mbere ukurikiza isabato y'Abayuda. Ese Abayuda bafite isabato? Kandi Uwiteka aravuze ngo niyo sabato Uwiteka Imana yawe igira ite? Iguha. None ibaye isabato y'Abayuda ite? Bivuga ngo Imana ibaye iki? Imana ibaye Abayuda? No, isabato ntiyahawe ikiremwe muntu. Bari babyivugiye ngo isabato yabayeho kubw'iki? Kubw'umuntu. Umuntu si wabayeho kubw'iki? Kubw'isabato. Bivuga ngo umuntu yararemwe ahabwa iki? Isabato. Ntabwo isabato yaremwe ngo ihabwe umuntu. Birumvikana. Noneho rero barinyuzemo bayise isabato y'Abayuda, kandi bamaze kugaragaza neza ko ari isabato yahawe iki? Umuntu uwo ari we wese. Turi kumwe? Ntabwo rero ari isabato y'Abayuda. Ariko barivugira ngo we all gather on the day of the sun. Twese duterana ku munsi w'iki? Umunsi w'izuba. Birumvikana. Umunsi wa munane ukurikije urukurikirane. Birumvikana, chronological order. Umunsi wa munane ukurikira isabato, Saturday. Turi kumwe? Noneho akavuga ngo ni umunsi wa mbere uko Imana yatandukanyaga umucyo n'umwijima ubwo yaremaga isi, ni nawo umunsi umukiza wacu Yesu yazutseho. Ubwo rero tugomba kubahiriza nk'umunsi ukomeye cyane. Banyamadini, ngaho ruzingiye, ngaho mu by'ukuri abantu bayobeye, bantu mukurikiye amadini n'amatorero, byitwa amadini n'amatorero, musuzume iki kintu neza. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko.
arabyigamba, yuzuye amazina yo gutuka iki? Imana. Noneho barahindura bavuga ngo isabato yakuweho. Iyi ngingo y'ibihumbi 2175, Sunday is expressly distinguished from the Sabbath, which it follows chronologically every week. Icyumweru gitandukanye n'isabato kuko icyumweru gikurikira isabato mu rukurikirane rw'iminsi. Birumvikana yemwe? Buri cyumweru, sibyo? For Christians, its ceremonial observance replaces that of the Sabbath. Kuba Kristo, ibyo nibyo bivugira, ariko sinzi abakristo bariho, ni babandi b'abagipagani, ngo kuyubahiriza byasimbuye kubahiriza iki? Isabato. Ni irihe tegeko dufite mu byanditswe ritubwira ko bizagenda gutyo? Ahubwo ubuhanuzi bwo buvuga ko umuntu w'icyaha nibwo butegetsi bwa gipagani cyangwa bw'ubupapa bwagombaga gukuraho amategeko n'ibihe, noneho bukicara mu rusengero bukiyita ko ari iki? Ko ari Imana. Imana idufashe iduhe gusobanukirwa n'iki gice cya 6 cy'Amateka. Iki gice cya 6 cy'Amateka kitubwira, ndetse hepfo bakomeza n'uburyo ngo bazajya barya Ukaristiya ku munsi w'icyumweru, Sunday obligation. Bimwe tuvuga ngo abantu bazahatirwa kuruha icyumweru ariko ntibabyumve, biri mano muri gatigisimu. It is an obligation. Sunday obligation. Turi kumwe? It is an obligation hakurikijwe gatigisimu ya Kiliziya Gatolika. The precept of the church specifies the law of the Lord more precisely. Ngo itegeko rya Kiliziya rigaragaza itegeko ry'Imana, urabyumva, ry'Uwiteka mu buryo budakebakeba. On Sundays and other holidays of obligation, the faithful are bound to participate in the mass. Iyo ni itegeko rya Kiliziya none. Ku munsi w'icyumweru no ku yindi minsi mikuru yera, abakiranutsi cyangwa intungane, abakristo bagomba kwifatanya muri misa. Turi kumwe? Bakaza muri masse guhazwa, cyangwa se masse no guhazwa ubundi. Bakaza muri iyo misa ariyo bitse masse. Turi kumwe? La messe, masse, bakaza muri misa. Urumva ni itegeko rya Kiliziya, ntabwo ari itegeko ry'Imana. Turi kumwe? Noneho bashyiraho n'ibindi bivuga ngo you cannot pray at home as at church where it is a great multitude. But ibyo gusengera mu rugo nibiveho, mujye muza mu rusengero. Ntabwo mugomba gusengera mu rugo nk'abasengera mu itorero. Turi kumwe? Nyamara mu byanditswe aravuga ngo unsurize itorero ryabo mu rugo kwa Onesimo. Turi kumwe? Onesimo unsurize bo kwa Priskila na Akwila, itorero ryo mu rugo rw'iwabo. Birumvikana yemwe? Ntabwo amatorero yose ari ngombwa ngo yubakirwe insengero. Itorero ryo mu rugo birumvikana ribaho. Birumvikana yemwe? Ni ukuvuga ngo rero nguko uko mu by'ukuri ikinyoma cyaje kwiganzura isi. Ku ngingo y'ibihumbi 2144 bayise a day of grace and rest from the work. Umunsi w'ubuntu bw'Imana n'ikiruhuko bakareka imirimo. Ibyo byari iby'isabato, none babishyize ku cyumweru. Mu yandi magambo, isabato ijambo ry'Imana rivuga ko ari ikimenyetso cy'Imana. Ubwo rero icyumweru nacyo kibaye ikimenyetso ariko cy'umuntu gishyizweho n'iki? N'umuntu. Ikimenyetso cy'inyamaswa. Birumvikana yemwe? Imana ifite ikimenyetso kiyiranga, n'umuntu nawe asizeho ikimenyetso kigize gite? Kimuranga. Birumvikana? Kandi byose byitwa iki? Umunsi w'ikiruhuko. Nk'uko Kayini yari afite ikimenyetso aricyo gicaniro, Nabera afite ikimenyetso aricyo gicaniro, ariko biri ku gicaniro biratandukana. Biri ku gicaniro cya Kayini byasuzuguye igitambo cy'umwana w'Imana. Biri ku gicaniro cya Abeli byubahirije igitambo cy'umwana w'Imana wari kuzapfira abari mu isi.
rero ni nako abakurikiye umwana w'intama w'Imana aho ajya hose bakurikiza ikimenyetso cy'Imana ariyo sabato n'amategeko 10 y'Imana yose atarahindutse. Hanyuma abakurikiye inyamaswa cyangwa ubutegetsi bw'isi cyangwa se ubutegetsi bw'umwana w'umuntu bwakuyeho amategeko y'Imana aribwo papa bakurikiye ikimenyetso aricyo cy'umweru. Birumvikana yemwe? Uhagaze mu ruhe ruhande? Hari umuprotestanti, ahari umugatolika, ahari umupantekote, ahari umudivantiste. Reba ikintu ukurikiye, turi kumwe yemwe? Reba ko nta mugenzo, reba ko nta nyigisho, reba ko nta kinyuranye n'ubushake bw'Imana ukurikiye. Waba ugeze ikirenge mu cya Kiliziya Gatolika yigisha abantu kuyoba. Abantu baragoma, imbaga nyamwinshi irayoba. Ndagira ngo mbabwire ntabwo ari ugusebanya. Nababwiye ko iyo umuntu avuga amateka, iyo tuvuga amateka y'abandi twumva byabaye, ariko iyo tugeze ku mateka yacu biratujomba bikatubabaza. Turi kumwe? Ndagira ngo buri wese atekereze ye kumva ko ari ugusebanya. Ntabwo ari ugusebanya, turimo turasoma ibyanditswe, turimo turagaragaza amateka, kandi aya mateka uko ari ni nako no mu mateka y'isi bivuga. Byabayeho bigomba kuvuga, ariko bikadusigira iki? Bikadusigira umukoro wo guhinduka, tukubaha Imana kandi tukumvira iki? Amategeko yayo. Ibyo nibyo bikwiriye umuntu wese. Isomo ni naryo turi busorezeho. Turi kumwe? Iri somo ndagira ngo turitekerezeho uyu munsi. Iri somo riri mu mubwiriza igice cya 12. Birumvikana? Umubwiriza igice cya 12 murongo wa 13 n'uwa 14. Iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Iyi niyo ndunduro. Mwene data mugenzi wanjye, urararikirwa kugira ngo uha agaciro ijambo ry'Imana, uha agaciro amategeko y'Imana yahinduwe n'umuntu. Iyo ari imigenzo ya gipagani igahinduka, igatagatifuzwa, ikagirwa imigenzo ya gikristo. Imana igufashe, nanjye Imana imfashe kugira ngo aya mateka ajye ahora yibukwa kandi azagira umumaro wo kuguhindura, kugira ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ureke kwinangira umutima, kuko igihe kiri bugufi. Uwera agakomeza kwera, n'ukiranuka agakomeza gukiranirwa no gukiranuka, ariko uwanduye mu mutima nawe azakomeza yandure mu mutima. Ibyo bisobanuye irangira ry'imbabazi. Imbabazi z'Imana ntabwo zizahoraho mwene data, imbabazi z'Imana ntabwo zizahoraho umuvandimwe, gusa bagiriwe imbabazi zizahoraho. Ariko abanzi imbabazi z'Imana hari igihe ntarengwa cyo guhora no guhana icyaha cyaje mu isi, kandi hari icyaha hose Imana izahagera. Urararikirwa rero kwifatanya n'ubwoko bw'Imana. Urararikirwa kwakira Kristo ugiye kugaruka vuba, kugira ngo ubashe kumutuza mu bugingo bwawe. Urararikirwa guha agaciro amategeko y'Imana, kuko niyamenyekanisha icyaha. Ureke gukomeza gukora icyaha nkana. Uyu munsi ijambo ry'Imana rivuga ko turi abanyabyaha niba dukora ibyaha koko, ariko iyo twakiriye Kristo duhinduka abakiranutsi muri we. Imana rero dufashe iduhe guhinduka abakiranutsi binyuze mu kwihana no guhindukira, twakira ubuntu bwayo, maze ntibyitwe gukiranuka kwacu, ahubwo byitwe gukiranuka kw'Imana muri twe. Nibyo nsaba namwe mbasabira mu izina rya Yesu. Amen. Uyu mwanya rero turasaba umutuzo. Tugiye gusoza gahunda yacu
tugiye kuyisoza dukoresheje amajwi yacu n'indirimbo y'149. Mana yacu data wera, turagushimiye kubw'ijambo ryawe no kubw'amateka utwibukije, kugira ngo ab'isi barusheho gukanguka, bamenye uko bakwiriye kwirinda, bamenye uko bakwiriye kwiyarura, bakava mu mitego y'umwanzi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho iri jambo ryawe rishoroze umwuka wawe wera, kandi nubwo ryanyuze mu minwa yacu turi abantu buntu, turagusaba kugira ngo urihe imbaraga, urihe umugisha,
ribashe gukiza abaryumva kandi ribashe cyane cyane kubabera ubuhamya bwo kubahamiriza kugira ngo bitegure imperuka iri bugufi. Turakwinginze ngaho rero dukomeze, kandi umunsi wera ukomeze utubera ibyishimo n'umunezero, n'ababaye bari hirya no hino bagire neza, twese dufashwe nawe ku bwa Yesu, amen. Isabato nziza.